bashyize video ye hanze ni umugabo ufite abana afite umugore afite umuryango we umukomokaho ndetse n'ahavuka n'umugore we n'umuryango we icyo ni kimwe cya kabiri ni umugabo w'umustar afite undi muryango audience abantu bamukurikira ikindi niba mubyibuka neza iyi saga yabaye nk'ayivumbuye n'abantu bose bagiranye ibibazo badushyize hari akavati sobanura uburyo Sabe yaravuye gusambana hajimwe amategeko nta numwe muri twawe wabisobanura yabaga atarabizi nawe yabonye babivuga nawe akabivuga ibyo ngibyo ntago ari igisobanuro cyo kuba wakangiza society no kwangisha umuntu abandi harimo n'ibyaha biri criminal bisaba uburenganzira nta buriya nuko abantu bajya bakina n'ibintu uziko buriya no gufotora umuntu utabyemera zira video zifata Sabe yemeye kurega ko wamfashe video atabishaka yes reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze nshimire wakoze subscribe niba utarikora nkubwire ngo aka niko kanya ntabwo dutinda iyo turimo turakira umuntu usanzwe ari umuntu wacu umuntu wanyu reka tumuha akanya abibwire tunakomerezeho Eveno mi gente mo the son of Africa bees back in Golden Coin ubwaweta nitwa Kazi Kesi muraho bimeze bite za kumora nta morale oya nuko imvura iri kugwa hanze kirimo yakonje nanye najyanye nayo reka ndi hano bushyuhe n'ubwanze yakonje mboneraho no gusuhuza abantu nka Bobokeri abantu nka Bayisimbi na Bera ndi kubona hafi y'ahantu turi n'abantu bacu tubasuhuze cyane turasuje mu izina rya Yesu amen amen okay nagira ngo rero nkuko mu bimenyereye iyo twaje imbere muri ubu buryo aba hari impamvu imwe cyangwa se ebyiri cyangwa se izirenze kuri izo ngizo ngiye nk'ibisanzwe ntajya ntinda mu bintu burya nuko twanzika ni vuba vuba kuri imihanda noneho bimeze biti ngo yanyereye yanyereye n'imvura ibiguyemo bigiye guhumira ku murari yanyereye kuri bamwe n'abagendera mu kiganda ariko ubwo sinzi ukuntu mbajije andi buhere kuko imaze igihe inyereye ariko bimwe mu binyereye cyangwa se dufata nk'ibinyereye rimwe na rimwe argiye ariko tubinyereza kandi ibyo ubwabyo bitanyereye so kimwe mu bintu tugomba gukora rero nk'abanyamakuru kandi nanone ngira ngo abantu badukurikira uyu munsi turubuze kwibanda ku bintu bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru n'uburyo wagakozwe mu buryo bwa kinyamwuga ariko tukabihuza none n'isi ya none ari irimo icyo bita entertainment cyane ko abantu babizi cyangwa se babyumva n'abadukurikira wenda batistangazamakuru cyangwa se batarikora mugomba gusobanukirwa mukamenya namwe mukamenya ibibera mu itangazamakuru kuko ni zimwe mu nshingano zacu nk'abanyamakuru kubabwira ibyo dukora nuko tubikora impamvu navuze ngo hari imihanda yanyereye inyerejwe n'abantu nuko hari abantu bagendera mu kigaro utabaza ikibazo kimwe cyangwa kabiri ngo abashe kuba yagusubiza akusubiza impamvu yanyereje ikibuga cyangwa se iri kuvuga ko cyanyereye si ibyo rero tuba dufite kubitandukanye tukamenya ikibuga cyanyereye kuko byanyabyo n'icyo abantu bari kunyereza kandi kidafite kunyerera mu kanwa cyangwa se mu bitekerezo byabo singira ngo nicyo tugiye gushingiraho tukareba kuri saga ziri kuba muri iyi minsi tukabihuza n'umwuga w'itangazamakuru mu buryo bwa kinyamwuga ariko hanyuma ubwo tukaza nyine kuganira namwe uko bimeze tunabaha n'ikaze by the way okay ngira ngo mwabyumvise rero ngira ngo nibyo tugiye kuba tuganira muri aka kanya bamwe bati bamwe biri kubagaruka abandi bati narababwiye ni muri uwo mujyo yego ndagira ngo abaraho ngaho ufatira ubundi tujye twaganira neza urakoze ashize iminsi myinshi mu Rwanda entertainment yo mu Rwanda ifatwa mu buryo butumvikanywaho n'abantu bose yabakora muri media yaba ku ruhande rw'inzego za leta cyangwa se n'abantu muri rusange abantu birimo akavuyo entertainment yajemo akavuyo bamwe bakavuga bati niyo dushaka niko gukura abandi bakavuga bati bihabanye n'umuco amahame ndetse wenda n'amategeko rimwe na rimwe y'igihugu cyangwa se umurongo ngenderwaho mu gihugu cyo cyarashyizeho yaba ku bakoresha social media cyangwa se n'abazikurikira ibyo bintu byose rero byabaye byinshi kuva kuri saga zabayago niyo imaze iminsi izo zivaho ubu ngubu uyu mwanya turi kuvugana hari saga y'uwitwa Munyengabe Murungi Sabe
ni saga abantu sinza kubitindaho cyane mwabonye ku bitangazamakuru bitandukanye ni video yiwe yasohotse muri iyi minsi ishize nekereza ko umuntu wa mbere wanje kubivuga no witwa Clara ndibuze kubavuga ntacyo bitwaye avuga ko Murungi Sabe yafashwe yasimutse igipanga avuye gusambana cyangwa se kuryamana uko wabyita kose n'uwitwa Ngwino Ndebe ni hafi aho ngaho ngira mwari bikurikiye murareba ni Ngwino Ndebe ngira ngo yego ndagira ngo wenda tukira aho ngaho tuze guhera kuri iyo nkuru gutangazwa kuvugwa ngira ngo byaturutse kuri video yagiye hanze y'umuvandimwe cyangwa se umuregent twemera hano mu Rwanda ari we Sabe nyiri isimbi akari umunyamakuru wayikoreraga bigaragara muri video ari ahantu runaka yakoze accident tutazi yatewe n'iki ko nta numwe uvuga nta numwe ugaragaza icyayiteye ngira ngo niyo bashingiyeho bamwita umusambanyi ntemeranwa nabo kubera ko nta hantu yagaragaye asambana ahubwo yagaragaye yavunitse ku bwanye numva yarakwiye kubwirwa Paul yarakwiye gusurwa yarakwiye kuvuzwa mvuga ni ukumushyigikira kugira ngo abe yagera kwa muganga akurikiranwe yitabwe kuko ubushobozi bwo kuba yakivuza bwo nta arabufite nta gushidikanya icyo umuntu ashobora kwibaza video y'umuntu wakoze impanuka kuyihuza no kuvuga ngo avuye gusambana ngira ngo bari cyo tubusa n'abarebaho ukurikije uko biri kuvuga mu mpande zigiye zitandukanye urakoze ndaskugerageza kuba uko ngomba kuba muri situation iri kuba ariko hari ikintu ngewe nshaka kubwira abantu yaba bagenzi banjye abanyamakuru ndetse n'abadukurikira cyo tureka kwihutira gushyushya ibintu no kubishyiramo ibirungo no kuba part of the story cyangwa se biri kuvugwa nkaho twari duhari dushingiye ku byo twabonye bitrending hano ku muhanda ndabwira ikintu kimwe iyi si turimo kano kanya technology ifite ubushobozi buryo ubwayo gukora video simvuze ngo ira barayikoze ariko nabyo tubyibuke ubwo ndabwira n'abadukurikira batabizi umuntu agakora video agafata umuntu akamushyira hariya kazana n'uri bakabahuza bagakora ikintu nk'icyo ariko ira video ya Sabe yari yanyaye ni ntago ariyo bakoze ni video y'umuntu bafotoye nyine araho ku muhanda ari kumwe n'umukobwa urangwino ndebe niba ari Ngwino Ndebe urumva abantu rero ikintu arumbwiye ngo bari guhuza no gusambana ndabivugaho byaturutse kuko ngira ngo abenshi bari kubivuga babishingira ku nkuru atangajwe n'umuntu umwe witwa Clara ndagira ngo twibukiranye hano sinza kurya imboga ngewe ndavuga ibintu uko bimeze mu minsi ishize Clara na Sabe tugiye gato cyane tugarutse inyuma gato cyane ku mateka yabo n'umubano wabo ubundi urakemangwa kuko hari saga bagiye bahuriramo hari kutumvikana kuri hagati y'abo bantu ko ari babiri hanyuma dutekereze nk'abantu inkuru ijya gusoka sowe n'umuntu n'uruhande rumwe rutumvikana n'urundi isorwa ku rundi ruhande ni kuvuga yasowe n'uruhande rutumvikana na ruriya irasorwa ijya hanze ibyo twabonye nibyo ibyo dufitiye ibimenyetso nuko twabonye video yitwa Murungi Sabe ari kumwe n'uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore n'umugore kuko ntekereza ko yagize umugabo bivugwa ko ngo banatandukanye hanyuma natwe dufatira itangazamakuru rero apfa kuba hasotse akantu nkako ngako turabikwirakwiza dushingira ku magambo avuzwe n'uwo muntu witwa Clara avuga ko nyine Sabe yafashwe avuye gusambana ndetse iyo video akaba ari imwe muri video nyinshi afite hari izo agomba gusohora ikintu kimwe nshaka kuvuga hanga usibye kuba twarabyumvise abivuga nta muntu n'umwe nkuko byabye navugwa na bagenzi banjye wigeze uzi true story nta video tubona reka mera hanga baravuze ngo yasimbutse igipangu ngo avuye gusambana ngo bamufashe muri video tubona nitubona simbuka igipangu nitubona umwiruka nitubona n'umurega ko yamufatiye mu gipangu cye ariko bivuga ugiye ukuri ibi bitangazamakuru byinshanga byamaze guhamya ko iriya video ari ya Sabe yafashwe asimbutse igipanga akagwa hasi akavunika avuye gusa kuryamana ndi mvuga gusambana ntimunyumve nabi kuryamana n'uriya witwa Ngwino Ndebe uriya mugore bari kumwe hariya natwe turabifata tubigendera aho ngaho dushingira ku magambo adafite ibimenyetso yavuzwe n'umuntu runaka avuga ko ngo yaravuye gusambana ngo bla bajyana amateka yo nayo uyu mwanya tuvugana nta kimenyetso na kimwe dufite cyo kubivuga genda jyana ibutse abantu ikintu kimwe nabwiye ko ngenda bihuza n'umwuga w'itangazamakuru ndavuga ku mpande zombi
uruhande rwa mbere ndavuga ku ruhande rwa Sabe, reka mvuge ku ruhande rwa Sabe. Sabe iriya video wenda yasohotse niye, ntabwo turabona verisiyo ya Sabe, niye bamusanze hariya ku muhanda, ntabwo aragira ikintu abivugaho. Ndi kubona n'amakuru avuga ko ngo ashobora kuba yambutse akajya hanze y'igihugu, nayo tutarabona ibimenyetso bya nyabyo, ariko ibyo wenda turaza kugenda tubibagezaho uko bigenda, ku bintu tuba tugomba kubikurikirana tukabisobanura, tugakora follow up. Sabe njye ku ruhande rwe, njyewe ubwanjye nk'uko nawe watangiye ubivuga, nanjye ntabwo ndamubabaye, sinzi niba ubwo birumvikana neza. Reka nambara inkweto za Sabe mvuge mu mwanya, bashyize video ye hanze. Ni umugabo ufite abana, afite umugore, afite umuryango we umukomokaho ndetse n'aho avuka, n'umugore we n'umuryango we. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ni umugabo w'umustar, afite undi muryango, audience, abantu bamukurikira. Hanyuma Sabe akagira n'izina rye agomba kurinda, akoresha no mu kazi akora ka buri munsi ku Isimbi TV, ndetse n'izina nyine tuzi ryabaye mu itangazamakuru kuva mu 2010. Burana Sabe nibwo yatangiye akazi, niba ngira ngo yandikiraga Inyarwanda icyo gihe. Uyu mwanya nishyize mu mwanya wa Sabe, nkatekereza buriya hari ibintu twagiye tubona kuri wa Yago, ukabona abatipe babaye depressed n'ibintu byinshi byagiye bibarenga bikaba, ariko uyu munsi uramutse wambaye inkweto za Sabe ukishyira mu mwanya we, arimo arahangana n'ibyo bintu byose mvuze, arahangana nawe ubwe. Izina Sabe, Murungi Sabe, kurigarurira agaciro, kuko n'ibyo bintu byavuzwe bitaba ari byo. Sabe afite akazi ko kugarura agaciro k'iryo zina, icyo turacyemeranya. Icya kabiri, afite sinzi rero, buriya sinzi ni abagore buriya rukuye bijamo kuvuga ngo agiye kundi umugore akaza n'amashusho, ufite gutanga ibisobanuro. Buriya abagabo batse ngo barabizi byimbitse kuri ayo mafoto cyangwa se ayo mavideo yafashwe. Ni ukuvuga iki? Arimo arahangana n'ikibazo cy'umuryango we bwite, abana n'umugore, reka mbashyire hamwe, nabyo ubwabyo afite gusobanura ndetse no gushyiraho umucyo ku byo babonye. Sabe akagira akazi gakomeye cyane ko guhangana n'abakunzi be tumukurikira ku Isimbi TV. Ibyo bintu byose uruje ndetse n'uburwayi kuri akuguru kwavunitse, n'ubu barafite uyu munsi. Uyu mugabo aramutse avuyemo yabaye depressed, nta muntu ushobora kumuseka. Ahantu ari ibyo bintu byose uko mbivuga nabivuga nkanjye nk'umunyamakuru, ariko warabitekereza nkawe ubwe biriho. Ikindi, niba mubyibuka neza, iyi saga yabaye nk'ayivumbuye n'abantu bose bagiranye ibibazo. Nabonye abantu batangira kumuvuga, Sabe yakoze ibi, sinza kubihakana ko sinari mari bimwe na bimwe, bamufatiranyije n'ibihe. Nk'uwatangira uvuga uti ngiye ubwanye nakamuhaye pole, tubyumva kimwe ku ruhande rumwe, nitukabone sinzi ukuntu ajya aca umugani bakavuga, nubona aho umugabo aguye ngo urenzeho twatsi, ariko Goriza yaje guhindura. Yavuze suze karani ngo umugabo aguye baramufotora. Goriza urana nabunya nidura tuzahangana. Icyo ni kimwe. Rero ndagira ngo ngaruke kuri twe, ubwo navuga ku ruhande rwa Sabe uburyo ameze, uburyo ari kwimva. Ariko ikindi nanone myivuga kuri ibyo, niba kuko amavideo yafashwe ari byo ari byanyabyo, nabwo ndamunenga ku ruhande rumwe. Buriya tumenya abo tumenye no kurinda izina, simbi mwigisha arabindusha, ariko nawe nyine nuko ari wa munsi burya ngo ugiye ngo guseba ngo shitani kumvisha uburyo uzutumanieri nibyo bipango avuga yasimbutse ntemera ntigeze mbona aba yaragisimbutse shana baramubwiye utireba uri jet irisimbuka agasimbuka. Ariko by the way tunabyigiraho, iri ni isomo rikomeye yaba kuri we ndetse no kuri twebwe bakuru umwuga umwe nawe n'abandi bafite izina riremereye, uburyo bwose wakihisha ibyo ari byo byose wowe ugomba kumenyekana. Ndagenda nkomoza kuri buri kimwe cyavuzwe. Nabonye hari abantu babyuririyeho baravuga bati Sabe bati mpamvu nge ndavuga ibivugwa hano ku mihanda, bati mpamvu atiyerekana ataza kuri kamera ngo tumubone nuko cyangwa se batwaye muri rusange, bati abantu batiyerekana kuri mic bafite audience bakurikira kuri bati bafite impamvu nyine, bafite ibyo bari gutwikira, bahagarariwe na Decat, n'abandi bagiye bavuga minsi ishize naza kugarukaho ngo bafite impamvu zihishe inyuma yo kwihisha kwabo kandi ngo zitari nziza. Ibyo nibyo bavuga sibyo, ariko icyo nabwira Sabe nibyo nakomere kandi nihanga, ariko nanone niba byarabaye bimuhisomo nk'umuntu w'umugabo, n'umuntu ufite izina rikomeye, izina ryazi icyo ryakora cyiza cyangwa se kibi. Reka ngaruke kuri audience, twebwe abagenerwa bikorwa bizi content tubona cyangwa se ibintu tubona kuri social media,
ntitukajye dutwarwa n'amarangamutima cyangwa se ngo dushyiremo gufana niba Sabe ari mu mafuti ngo kwa ko mukunda ngo ntiyakwiye kuba ari mu mafuti oya ngo kubera ko ntakunda Sabe ngo bwari mafuti niwe ngo nabambwe. Ibyo bintu tubijyamo nkatwe tubivuga dukoresheje amarangamutima yacu n'imboni zacu rimwe na rimwe ziba zikennye, ariko nanone ababibaha sinza guseka aba audience, ariko ababibaha ese iyo ugiye ugafata inkuru nawe ubwaho udahagazeho ukayifata ukayisohora ukayitangaza ugahamya umuntu uvuye gusamba nasimbutse ibipangu ntaho ndi video, umuntu umwe dufite kano kanya ufite amakuru yizewe kandi yeruye ni Clara wenyine, kuko nawe watangaje iyo video nawe yashyize hanze avuga ko afite n'izindi zishobora kuduha ibisobanuro birenze ibyo twabonye, kuko ibyo twabonye nta kintu na kimwe biduhereza kijyanye no gusambana, kiduhereza Sabe avunika ari kumwe na Ngwino Ndebe, nicyo cyonyine. Ibindi bijyanye no gusambana n'ibyo yaravuye gukora nawe yaravuye nawe bari kumwe ntabyo tuzi kano kanya, dutegereje kubimenya. Bivugwa n'umwe akavuga ndabizi nibyo yagiye gusambana n'ibicyanyuma nako tugenda tugakwirakwiza. Mumenye ko abantu bacu tugenera ubutumwa hari ukuntu badufata batwizera, bumva ko abantu b'itangazamakuru barabizi, hari theories zimwe na zimwe kwagiye twiga mu itangazamakuru mu gihe twiga itangazamakuru, hari iyo bita magic bullet yakoreshwaga mu myaka ya kera, aho abantu bafataga itangazamakuru nka hari magic gun ibwo n'imbunda, hanyuma irasa ubutumwa message bakayita bullet, nuvuga bafata itangazamakuru kari ikintu kirasa, ubwo ndavuga kikarasa ubutumwa cyangwa ukubita isasu uri gukubise ku mutima urapfa, cyangwa se inyama nyine rikora akazi karyo riragusenyagura. Abantu mu myaka yashize mu ma era ashize muri fast era bafataga itangazamakuru muri ubwo buryo. Kubera iki? Byaterwaga na level ya education yabo bafite, byaterwaga n'umuco wabo, ndetse byaterwaga nanone by'umwihariko ko byaterwaga na isi yabaga iri itaratera imbere muri ubwo buryo. Uyu munsi nitwibagirwe ko hari umuntu uvuka mu cyariri yepfo ugifata radio, ko radio uyu mwanya cyo kuvuga ngo ni muhunge, bakaba bafata udukapu twabo bagahunga. Ibyo ntacyo tubizirikana. Abantu bose nawe dufite capacité intellectuelle zingana, ubwo sibyo bita IQ IQ zingana, sibyo? Mujye mumenya ko abantu tugenera ubutumwa bufata ku buryo butandukanye, bakareacta ku buryo butandukanye, bakakumva ibyo uzakabyumva uko bivuze. Ariko nanone tumenye ko turi muri active audience, era turi mu bungu ngira ngo ni ya kane, irimo abantu bumva bakanaliza bagasesengura bagakora comment. No mpamvu usanga wakoze inkuru umuntu akagwa comment ati wowe wabeshye wagize gutya washyizemo amarangamutima, ugasanga ari kudukosora kandi bataturusha umwuga turi gukora mu itangazamakuru. Twe tubaha amakuru natwe tujye twireba, tubanze tumenye tugiye kubaha iki, ni bande tugiye kugihereza, ingaruka zabyo ni izihe. Tureke ibi ngibi biravamo kwangisha abantu abandi, kandi nta kintu twitwaje ari uko ngo bavuze. Ibi biravamo gukundisha abantu abandi batabikwiye, ibi biravamo amacakubiri rimwe na rimwe. Ibyo bintu tubirebeho tumenye audience dufite, especially noneho iyo tuje mu Rwanda usanga tudafite audience yo guhabwa buri kintu cyose. Ubwo icyo nshaka kuvuga muracyumva, tugomba gushungura tukagira ibyo tugenera abantu bacu. So ubwo navuga ku mpande zabo itangazamakuru ndetse n'uruhande rwa Sabe, ni kuri isaga ya Sabe yariri kuba. Hanyuma abantu ngenya nkuno kubwira abantu nibukajye mwizera ibintu byose tubaha, ibintu tubaha kenshi hano kuri social media. Hari ibyo dukora mu nyungu zacu, hari ibyo dukora mu nyungu zanyu, ariko nanone tugamije inyungu. Abantu bagomba kubyumva. Mu mahame atatu muri role 3 z'itangazamakuru, ya mbere ni inform, gutanga amakuru, ya kabiri ni kwigisha, education cyangwa se to educate, hanyuma na entertainment ari nayo tuze kuza kugarukaho mu kanya. So akazi rero izo nshingano zacu tuzikore kandi tube miriwari ya rubanda nk'uko twabyize mu itangazamakuru. ngira ngo ibyo byose ubivuze uko ubyumva se nkawe n'undi afite ukuntu ashobora kuba yabyumva, ariko bihuzwa n'ibibazo iminsi birimo biratrendinga. Uyu munsi tuvuga ngo ibyo twita showbiz hano mu Rwanda imaze kuba ikibazo kivuga cy'umwiryane cy'inzangano n'ibindi byose, ariko menya ko bitagakwiye. Binabe impamvu nzi wenda ikintu tubuze kuvuga ngo ku giti cyanjye ko nabivugaho, twibukiranye abakwirakwiza ibi ngibi ni twebwe, aba influencer, abanyamakuru, aba YouTuber n'abandi bose bagiye batandukanye. Maybe uyu munsi kari Sabe
ejo ni ngewe cyangwa se ni wowe sibyo iyo akantu kabonetse gatoya biba impamvu tukabigira business tukavuga ngo reka ducuruze views zabonetse yego icyo kintu wenda dukwiye kucyitondera niko mbitekereza kubera ko ibyageze kwa mugenzi wawe nawe byakugeraho ejo nawe wabasuruse y'izo views wenda nta nikosa ufite ridasanzwe cyangwa se iki ariko ukisanga nawe ugeze muri cya cyiciro nka kiriya so bamwe rero barabikora ngo turimo turahangana n'umuntu wakoze amakosa ubwo tumubonye tumuciye urwaho yego ariko se mu Rwanda uko tubizi kwihorera n'umuco mwiza ese umuntu wakoze dufata ya Code d'Hammurabi hariya niko Code d'Hammurabi puru ibintu nk'ibyo ngibyo ababizi barabizi siko byakagenze uyu munsi ndagira ngo duse naho tuvuga kuri aba bantu bagenera audience izi information runaka zibezo ntizibezo ese izibiyaye zo twabikoraho iki zitabaye zo byo twabikora gute umuntu aragira ibyago runaka nk'ibi byose ngiye by'umuntu wagize izi mpanuka nk'iyasabe hakaza mukuru we akaboneka wafashe video hakaza wamuteruye sometimes usanga ari atari abanyabo yego ni rwo rwo ngo dukwirakwize ducuruze tugire gute uyu muco twavuga iki urakoze ubundi itangazamakuru ni ikintu kinini itangazamakuru rigira ubwoko bw'itangazamakuru cyangwa se ibice by'itangazamakuru bitandukanye hari ibyo bita crime journalism igomba kwibanda ku byaha za nkuru tubona zirimo ibyaha bihanwa n'amategeko byakwiye kuba bifite aho bibarizwa mu bwoko bw'itangazamakuru entertainment akazamo ibyo bita lifestyle journalism ubuzima busanzwe n'ibiki kwiga ikosa tugira ntabwo tumenya ibiri kuba bibarizwaho bitwarwa bite nk'ababitanga abo tubiha nabo tubahiriza agatogo bakakakira gutyo niyo mpamvu bagwa mu mutego w'uko usanga umuntu bamuhaye ikintu runaka kibyaza umusaruro bitewe n'uburyo yagihawe kikamugiraho ingaruka ejo hazaza uyu muco rero kugira ngo ucikurera kuri gitera akambyiteho gutyo wa mugani ya mvugo bajya bavuga gitera ni twebwe kuko abantu batera comments ku byo twabahaye tubanze kwisuzume twirebe ubundi ndi umunyamakuru bivuze iki agomba kuba ameze gute uyu munsi ndagira ngo hari ibintu ngiye mbana nibaza ariko itangazamakuru mu Rwanda ukuntu rimeze dufite ibigo bishinzwe itangazamakuru dufite Media High Council dufite RMC ibyo byose ni ibigo bifite uko bitwara itangazamakuru bifite mu nshingano tukagira amategeko ibyo bita laws n'ibyo bita ethics cyangwa se imyitwarire kwakwe kugira mu itangazamakuru my dear brothers and sisters sindi kwigisha umuntu gukora itangazamakuru pe kuko uyu munsi tuvuga nta nubwo najya kuvuga ngo itangazamakuru rigomba gukorwa n'uwaryize kuko hari n'icyaje ari mu bwoko bw'itangazamakuru navugaga n'ubundi bwinshi ntavuze bwa business economic education journalism hari icyo bita citizen journalism risa nkaho ari itangazamakuru ryaje no rivanga ibintu byose none se umuntu afashe video yasabe yari umunyamakuru simbihamye yari umuturage usanzwe ni umuturage usanzwe ni ukuvuga turi muri era yuko none turi kwebwe professional journalism turimo turarwana icyo bita citizen journalism ntabwo tumenya ngo okay ngo ukwiye gutanga inkuru ninde udakwiye kuyitanga ninde kubera iki dusanga tunganya access n'abo bantu rimwe na rimwe abaturage ugasanga baraturusha access ku makuru mbere yuko twebwe tuhagera ugasanga kandi biri rapide ko dufite 4G internet yihuta cyane bakabispreadinga kuruta uko radio kano kanya spreading bakoresheje iki social media ariyo YouTube ariyo WhatsApp ariyo uburyo Facebook usanga none aba baturage turi kuvugana nabo barafata video italoginga muri Facebook yohereza ubutumwa bube spread nuvuga iki rero umbajije ngo turabikontrola gute cyangwa se turabicunga gute ahubwo ndabaza ubundi ninde mu gihe hajemo ibintu bijyanye n'ibyaha cyangwa se hajemo kutitwara neza bya kinyango kuko dufite amahame y'imyitwarire twakwe kugira ngo itangazamakuru hari ingingo nza kwemphasizinga ivuga ngo minimize harm ni imwe muri principe ni imwe muri principe ibyo bita ethics tugomba gukurikira bivuze iki tugomba
kugabanya cyangwa se tugakuraho igikomere. Ndabivugira iki? Uyu munsi Sabe uko twamuvuga kose niyaba ari mu mafuti nawe sindi kumushima cyangwa se ngo mushyigikire, ariko turebye mu buryo itangazamakuru riri gukorwa hari iyo principe ya minimize twarayishe twarayirangije. Minimize ivuze iki? Ivuze uko tutagomba gusiga igikomere ku muntu ari we wese, yaba ugenerwa amakuru ndetse wakoreweho iyo nkuru. Twakoze inkuru kuri Sabe ntabwo agomba gusiga igikomere kuri we ku giti cyago, ntagomba kuba victime y'inkuru. Ndetse mu mategeko n'amabwiri mu mahame y'itangazamakuru ryo kwakwiye kwitwara, nta nubwo twemere kwinjira muri vie prive y'umuntu ngo dushyire hanze, ngo tujye mu muryango ari nabyo bavuga kwa Bayago ko bari kwinjira mu miryango y'abandi mu buzima buri prive, ndetse nabo ba jihad bagiye babikora bose bara breakingaga iyo principe y'itangazamakuru, kandi barabizi itangazamakuru no bataragize bari bayemo. So rero tuze kwibanda kuri icyo kintu, minimize harm, tureke gusiga igikomere ku bantu twakozeho inkuru cyangwa se ku bantu bafite uburere naho twakozeho inkuru. Nako ubwacu niyo dusigira igikomere, kwinjira mu buzima bw'umuntu, kuvuga inkuru ziza kumukomeretsa ku mutima cyangwa se no ku mubiri, ibyo ntabwo tubyemerewe, ntabwo tubyemere. Itangazamakuru rya kinyamwuga niko rigomba kumera. Citizen journalism ari nayo iri kwihuta cyane kano kanya guspreadinga ibintu byica umuco, reka mbyite gutyo, cyangwa se byica icyo bita good morals za society dusanga tugenderaho, na abantu badukurikiranaho bamenye ko ntabwo ari ugupfa guspreading ikintu cyose ubonye wumve ngo watwitse. Hari igihe usanga ibyo uri gutwika nawe umugani wawe ushobora gushya. Hari ikintu wavuzeho mu kanya nabonye n'abantu bagiye bakivugaho, baravuga bati Sabe nawe yagize uruhare mu gusenya ingo z'abandi, yagize uruhare mu kuba ko abagabo batitwara neza, ariko binyuze mu biganiro ngakorana n'abamama atumira, ababyeyi atumira, akabishyira hanze. Ariko nawe ashobora kuba muri abo ndi kuvuga breaking iyo minimizing harm, cyangwa se iyo minimize harm, iyo principe ya ethique kwa kuma kugenderaho nawe birimo. Kuko niba ushobora kuza ukazana umuntu ku gitangazamakuru cyawe kugira hubakira urugo akakubwira ibibi byarwo, urimo uramusenyera, ahubwo ngira ngo rukomeza kwangirika kurushaho, kandi ngira ngo bagiye babimushinje. Ndabezinga ku byo abantu bagiye bavuga. So uyu muco rero reka tuwuce muri ubu buryo. Itangazamakuru ni ibikorwa mu buryo byagombaga gukorwa, kandi ikindi inkuru zigira ibimenyetso tuvuga ibintu duhagazeho, kandi nanone tureke kubogama, tureke kuba abafana, tureke kuba biased, tureke kuba abafana, tureke kuba abakunzi, tureke kuba babaye amatsinda numva yadutse ubu ngubu. Ibyo tubireke, tuba abantu, tube netre, utanga ikintu wasobanura. Ubu nk'abantu ari kuvuga badushyizeho akavati sobanura uburyo Sabe yaravuye gusambana, hajemo amategeko, nta n'umwe muri twe wabisobanura. Yaba katarabizi nawe yabonye babivuga nawe akabivuga. Ibyo ngibyo ntabwo ari igisobanuro cyo kuba wakangiza society no kwangisha umuntu abandi. Harimo n'ibyaha biri criminal, babikurikiranye neza usanga harimo n'amakosa dukora kandi kwikwaje umwuga w'itangazamakuru. Ngira ngo niba nibuka neza umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yavuze ko abakwirakwiza mu ndimi z'amahanga ni riposte. Muranye ikintu ntabwo ari icyanyacyo, muze riposte n'undi riposte mu rwego kugira ngo tugikwirakwize kigere ahantu henshi hashoboka. Nabyo biri mu bigize icyaha. Nagira ngo wenda mbere ko tuva kuri iyi ngingo dufate indi ntoya tubuno dusoza kugira tutarambira abakunzi bacu. Dukwiye kwiga ikintu kimwe. Uyu munsi nk'uko twatangiye tubivuga, showbiz imaze kubamo ibintu byinshi, ariko buriya utwo dutsiko ntitwagakwiye, ahubwo audience yacu nayo nidufashe. Turebe se uyu muntu afite ibintu byiza, uyu nguyu afite ibintu byiza, ariko tunigisha abantu. Kuza dukoma amashyi kora ngo runaka niwe bla 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 n'ibyo byose ntago ari byiza, ariko tukisanga rimwe na rimwe biva ku myitwarire yacu. Aho usaba ngo runaka nyine baramwanga, natwe reka tumwange, ugasanga arimo influence runaka. Ndibuze kubihuriza hamwe ngira ngo hari abantu ejo sinzi na gashoti movie nabonye karimo Dumba na DC Clement na Godfather, ni live bakora. Barimo baravuga ngo dukwiye kugira hashtag yo kugira ngo tugarure ibintu mu murongo. Ariko reka nabo mbibutse ko abari abagabo ni bakuru na ba legend, ariko bakora space yabaye saga nk'iyi ngiyi. Sindabona watumiye pastor nkabwiriza abemeramana, sindabona watumiye shehe. Nabo rero niba bakora space kwera saga yabaye,
ni ibitiza umurindi. yego Bategure na saga none bategure na space yo kwigisha abantu uko twakoresha imbuga nkoranyambaga. Sibyo? Niba ari aba influencer beza bashaka ibintu sura mu buryo, nibategure space zifasha abantu, apana gufata saga yabaye mu gitondo space runaka yakubise runaka mu kabari bla runaka yarasimbutse. Bategure space bavuga none reka dutegure ikiganiro kigisha abantu. yego Ibi tubireke biri mu nshingano, kuko nabo ugiye kure usanga space yabo ni saga yabaye. yego Sindabona yatumiye padiri, sindabona yatumiye shehe, sindabona yatumiye pastor runaka. Tumenye aba bantu ufite amazina tubibutse, babe intangarugero, baba ba mbere. Ibyo dushaka twifuza kugeraho abari bo baza kubitiza umurindi. exactly. So ngira ngo wenda nicyo navuga kuri ibyo bintu, kugira ngo macakubiri, inzangano, kutongana bya hato na hato, hari ibibaho kudisingana by'abantu usanga bakiriye content kuri bwa promotion y'ikintu runaka muri media kwa runaka bavuganye, ariko nyuma y'ibyo byose bari ahantu muri coffee shop bari kunywa ka coffee bavuga ati reba buriya twabikoze promotion iri kugenda neza. Nibyo dushaka, ariko ntihaza kubamo ko umuntu ashobora kuvuga mugenzi we akagera ku mugore n'abana, akagera kuri se na nyina. Private life ntabwo ikiri showbiz. oya nibyo nta nubwo byemewe abantu bajya bimenya. Reka dusoreze kuri iki kintu dufasha kugira ngo tunamenye natwe ubwacu uko dushobora kwitwara kuri ibi bintu. Ni ibihe byaha biri mu gukwirakwiza inkuru tudahagazeho, zidafite balance, ofite zitujuje ubuziranenge? Harimo ibihe byaha kugira ngo n'ubikora rimwe na rimwe agamije gucuruza amenye ko bishobora kumugiraho ingaruka mu gihe runaka? Ndabisubiza muri ubu buryo nanabikomojeho gatoya. Abantu bagize amahirwe yo gukora itangazamakuru ariko nanone nari mvuze barikora ariko baranarigize bakabasha kubona trainings cyangwa se bakabyiga muri university. Itangazamakuru ni ikintu kinini, it's a weapon, ni intwaro ushobora gukoresha ukakora icyo ushaka mu gihugu, ukabwira abantu, ukamanipira abantu, ukakora propaganda, ukamamaza, byose bica mu cyo bita media. Social media ni media n'ubundi. Media ni it's umbrella term, ni umbrella term covering social media, covering ibintu byose ubona dushobora gukoresha tugatanga amakuru mu buryo bwose kwaba dushaka. Iki rero ni wageze kuri icyo kintu cyitwa media, menya ahantu uri, umenye n'icyo ugomba kuhanyuza. Ibyo byambajije sinza kuvuga mu buryo bw'amategeko, ariko ndibutsa abantu ko itangazamakuru tugiye nabivuzeho, tugira amategeko ndetse n'imyitwarire tugomba kugira mu itangazamakuru. Mewe wakubwira ngo ntabwo wemereye kwinjira muri private life kereka umuntu wagiye kwinjira mu buzima bwe bwite yabikwemereye, bisaba uburenganzira. Nta buriya nuko abantu bajya bakina n'ibintu, uziko buriya no gufotora umuntu utabyemereye. Zira video zifata sabemeye kurega ko wamfashe video atabishaka, nuko abantu batajya babiha imbaraga, bageza imbaraga twatwitse eno siko wagwera kwabura kugufata, akureze bakagufata wowe wafashe video mu buryo adashaka. Amategeko aramurengera kandi aganga ibya biri gukorerwa amahangare. Cyambe turi kwinjira mu buzima bwite bw'abantu tutabifitiye uburenganzira, aribwo turi gukoresha dukoresha amagambo cyangwa se video cyangwa se amafoto. Ibyo ntabwo itangazamakuru riryemera. Ibyo bintu biri kwangiza ejo hazaza h'abana bacu, h'imiryango yacu. Ibyo bintu biri gutuma dufatwa nabi muri society. Ibyo bintu biri gutuma hari ibyacu byakagiye hanze bitajya hanze. No sabe bavuga hari aho yagiye atumira abantu, umuntu akavuga umugabo wanjye ankora bino. Ibyo ni private life tutakwiye kujyamo, kandi ntimukabyite ngo ni showbiz. Hari ibyo bita gossip journalism, nabyo biba kugosipinga, ukadisinga umuntu muri display mugasubizanya. Mu Kinyarwanda gossip ubwo babyitaga ngukira bya bintu by'amagambo, guterana amagambo, gusebanya, byemewe bishobora gukora, ugasebya umuntu runaka utagamije ikibi no kumuharabika muri societe, ndetse nyuma mukaza kubishyiraho n'umucyo ari byo bita gutwika bamwe na bamwe bikora, baba abanyamuziki cyangwa se n'abandi. Ibyo ariko nabyo bikajya bigarukira ntibize kwangiza icyo bita good morals z'umuntu. Nukuvuga iki? Mu gihe wakoze ikintu kibangamiye umuntu wagikoreye ukoresha itangazamakuru, hari amategeko akureba agomba kuguhana.
uwo muntu aramutse akureze nuko tutadusa buriya erega hari umuntu wambwiye naga n'umunyamategeko arambwira ngo buriya impamvu twitwara gutya dushaka dukora ibyo dushaka nuko tutazi amategeko uramutse uzi itegeko ubaze nk'ibintu turi gukora n'ubu nanjye ubu navuze ushobora usanga hari ibyaha nakoze nkurikiranywe ibyaha hari mu itegeko nshinga birimo biduhana ariko iyo turi kugenda tukavuga ibihuha urabihamenya bakubaje fact wabivuga ntabwo bishoboka ariko turi kumva ni showbiz wavuze uti ejo ni njyewe ejo hari Yago uyu munsi ni Sabe wenda ejo ni njyewe cyangwa se ejo nibo Yago we ahubwo ngira yabashyize ntabwo ari we Yago ntabwo ari we byarebaga ahubwo we nawe yarabituye ibyo bamugiriye ngira ngo niko bivugaga ariko yari part of the story mu magambo ye bati ntawe navuze utaramvuze ngira ngo yego kari kakebo nyine ka ibyo ndabyumva kajya hahandi njyewe kuri Yago ikintu navugaho ni kimwe nawe yavuze hari ibyo ntazi sinyamvuga ibyo ntazi abo yavuze ibyo bahuriyemo simbizi ariko ibyo yavuze ngira ngo banamuteho comment baragira ariko sometimes wamwumva handi ntumwumve kuko niba akora amakosa yego ashobora afite kugaragaza akababaro ke ariko akagaragariza he akagaragaza gute akoresha ize mvugo ibyo ngira ngo babivuzeho kenshi tutagomba gukora so abantu rero abanyamakuru iki kintu dufite microphone iyi ngiyi yatugeza ahantu hose dushaka tukabwira nk'uko ndi kuvuga umuntu uri Rusizi umuntu uri Nyamagabe araza kunyumva ashobora no kunyumvira rimwe ariko iyi ngiyi nanone yatugeza ahantu habi hose hashoboka ishobora gutuma uvuga ibintu amagambo tuvuga ni nk'amazi iyo nyine yamenya hasi ushobora kuyayora kandi audience yamaze kubyumva already banamutse baguhagurukiye bakagushinja bakagumenya ko uyu mwuga turimo ufite amategeko n'amahame agenga umwuga dukora bareke kuwanduza citizen journalism ariko na RMC nayo ndayihamagara igomba RMC Media High Council babigiyemo n'inshingano zabo bitangaza ko bikorwa mu buryo batapanze kuki tutabona version zabo baza babivugaho abantu banasobanukirwa mba mbona rimwe na rimwe nako dukeneye trainings kugira ngo tumenye umwuga turimo kurwa gute ne tutagomba kurenga yaba use turusha showbiz ntago ari amatiku nabyo bwiza kandi karyo ikamera neza ibyo bitagutwika iyo mvugo yaranamaganywe ibyo ngibyo nabyo bikazamo ariko nanone bidafite uwo biza gukomeretsa cyangwa se bizakomeretsa mu minsi iri imbere so twitondere rero ibyo dukora harimo ibyaha byinshi ntaza kurondora nk'umunyamategeko ariko nzi neza ko na Dr Murangira Thierry yabivuzeho nk'umuntu ushinzwe kugenza ibya ukuriye n'umuvugizi yego mu nshingano ze yabivuzeho kandi ntabwo yabeshyaga n'abandi batarageraho rero mumenye ko nange bazabagera hejuru murakoze ngira ngo wenda urakoze cyane tugushimire ariko reka tuganire twibutse abantu wa mugabo we wa mugore wa musore wa nkumi we urimo urasekana uriya wicaye neza urishyashya natwe tuzana mu video mugani nta video ngira ntazo mfata ariko twibaza ikintu kimwe buri wese niyisuzuma buriya tuvuge ko ari perfect ijana ku ijana ku buryo nta muntu n'umwe udafite inkuru twashyira hanze tugatwika sesa ntituba abafana ntitufate uwagize uwafatiwe mu cyuho ngo tumugirire twumve ko ari we muntu nyine ari we gica cyane hari benshi babitse amabanga bibikiye ubwabo bazi neza abo bantu tubibutse ko ni umwanya mwiza ibi iyo bibaye ni ukugira ngo twe twisubireho ni umwanya mwiza kugira ngo umuntu yitekerezeho si uwo kubleminga uwo byabayeho kuko nawe ngira ngo wenda icyo yazize nuko ari umusitari ariko nawe yego turi cyo kubleminga abantu ariko nanone nako turi cyo gukora amafuti nanone nicyo ndashaka kuvuga nta wababuza abantu gukora icyo bashaka ariko tumenye uburyo tubikoramo tumenye n'ibyo dukora bitagize ibyaha burya iyo ugiye kwa Yohani runaka kujya kandi uzi ko kubera ko yagiye mu kazi ukibeta iwiwe ibyo bigize icyaha kandi hari uburyo ushobora kuba kwiyerandamo ntawe ubangamiye kandi menya ko uwusize niba ufite umugore uwo usize n'umugore wawe nawe ugiye kumukorera icyaha niyo utafatwa ngira ngo rero barimo baratera comment barimo barafana barimo bavuga byacitse nabo ntago abenshi muri twe ntago turi shyashya tubyibuke
wibuke ko n'ejo byakugeraho ubundi uriya mugabo tumuha amahoro cyane ko nta gihamya ko nta na kimwe nta gihamya yasambanye ko umuntu yaba inshuti n'undi espèce ariko nahuriye mu kazi runaka c'est normal ngira ngo icyo ngicyo itsoke ariko reka twikomereze mu buzima busanzwe ibi ntibidutware twumve ko ubuzima bwahagaze bushingiye kuri iki kintu cyabaye tube specific tujye no mu bindi ndagira ngo nkwibutse event imwe irimo irategurwa muri iyi minsi nabonye ugiye gukubagana sasa nabonye yacigikuba ugiye gukubagana nabonye yacigikuba ngira ngo hari umwe mu bagabo hano mu Rwanda nita kare abanyabigwi mu buryo bw'akazi bagiye bakora ariko no mu buryo bw'ubushobozi bamaze ko abagabo bose bifashije bameze neza uwo mugabo arimo arakora n'ibitangaza agiye gutungura abantu ngira ngo abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu babona poste zimaze zirimo ziracicikana ngira ngo yakombinye ibintu nka bingahe byinshi bitandukanye amatsiko mu regent ngira ngo nguhe umwanya uvuge muri bimwe amaze gutegura uvuge n'impamvu yihariye muri uyu mwanya dukwiye kumushyigikira kugira ngo ibintu bigende neza ngira ngo ni ku ikipe ebyiri hano ziri mu Rwanda zirimo zirategura hari umukino wa shampiyona z'abahuza agashya karimo nuko niyo kipe ya shampiyona igiye kwakirira umukino kuri stade Amahoro nyuma yuko ivuguruwe ongeraho ko ugiye no kuzuza iriya stade igomba kuzura byo ukurikije imyiteguro uri hariya nituzuye ahasigaye nahawe ngo babwire imbere y'abantu bakurikiye yawe TV bakurikira kuri social media none ngewe kuva navuka nkitwange sindicara kuri stade ngo ndebe ngo manchitsi none nabonaga ari kubaka stade Amahoro nkavuga nari nzi ko nzahagera mu bihe bitari match ko ndi umuntu utarakundaga kujya kureba match hariya ariko my friend let me tell you something ku itariki 21 z'ukwezi kwa cyenda ubu tuvugana turi ku itariki ni itariki 10 zuko arabura iminsi 11 azaba ari muri weekend dufite ubukwe hari uzi ikintu gitangaje se je nari nzi ko ntazigera njya kuri stade umunsi warimwe ariko ndebye imyiteguro iri hano hanze kuri itariki 21 my dear friend let me tell you something si tujya kuri stade tukareba match tugurimwe nsigaye mbona bo barabivuguye hari gihe bamara amatsiko banze babwire ikipe zizahura ubundi bone kubabwira uko bimeze mbizi byo ndareka nze mbiziro ku itariki 21 z'ukwezi kwa cyenda Gasogi na Rayon Sport biraza kwesurana kuri stade Amahoro i Remera reka nibwire abantu twimereye kimwe tutarigira dukanagera kuri stade ari nabo nge ndi kwibandaho cyane niba utarakanagera kuri stade mfite impamvu igihumbi zo gutuma nkandagerayo urinde ko utajyana nanjye niba ukurikira yawe TV ukadukunda ukunda ibyo dukora ibazo tutajyanye my dear friends nge mfite aba umaze kubona nk'abantu nka 700 bamaze kumbwira none se ibiciro nabyo turaza tubishyira hanze mu kanya turaza kubisora mu bibone ariko I invite you all kuri stade Amahoro kuri tariki 21 tuzaze twese twibonere ibingibi ngiye kubabwira icyambere hari bato y'aba DJs dukunda bavuge DJ Marno ntagihindutse DJ Caspi DJ Sonia bamwita Nyirabyo na DJ Crash Crash wa mukobwa ukunzwe n'abasore hirya no hino hanyuma ibindi ko mbona uvuga nk'abagize ukuntu oya mbona amarangamutima abahungu bamuvugana hano hanze nawe uri yego ari mu bantu bazatuma nanjye njya hariya ku kibuga nkareba uburyo avanga imiziki nkitegereza n'ibyo abandi babonye nabonye so ni rero kuri 21 my dear friends duhure tufane ama equipe yacu abantu bataragera kuri stade na rimwe ni muze dushyigikire ama equipe yacu twishime ushobora kutaragira ibyishimo mu buzima bwawe ushobora kutaragira impamvu izagusubiza kuri stade na rimwe mu buzima bwawe ibi ni bisanzwe nanjye ubwanjye keshi nzaba mari umuntu uzashaka ko tujyana tuzajyana hari ibyo narivuze kuvuga you come with us hanyuma dusangire ibyishimo ngira ngo turaza no gusoreza nkanyuma y'ibyo ngira ngo wenda ikintu nakongeraho tumenyereye ko match yabaye ni umukino mu kibuga ikipe yahuye n'indi bikesura nabyo ni bisanzwe ariko noneho ni sport ivanze yahuye n'imyidagaduro yego kuko uko
uko mbona biteguye harimo aba DJs haza bari na bato y'aba DJs hari bato hari aba MC bagezweho beza bakunzwe ngira ngo bizaba ari ibintu bigiye bitandukanye kandi uwo munsi abakunda Premier League La Liga Ligue 1 niba ariko bahita simbizi ni haramuka kagize umukino uhura n'iyo event uzabireberwa kuri stade n'umwanya mwiza rero ku Banyarwanda bose mumenye imisoro yacu ikikora hari imisoro yacu n'imbaraga z'igihugu dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo ikintu nka kiriya kiboneke mu gihugu cyacu n'umwanya mwiza kugira ngo tuyirebereho iki tuzabona umuziki mwiza tuzarira n'aba DJ beza aba MC beza noneho ikipe bita Gasogi Gasogi United iri mu zimeze neza muri iyi minsi oya ariko nibyo ihure n'ikipe ifite abafana ba mbere hehe ifite abafana benshi kabivuga gutyo benshi mu gihugu reka tubararike rero ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se Nzeri muri mwaka wa 2020 na hariya nzanamo jazz simvuga iyo nzaba nambaye nkiriho n'agasuti ariko nzanyuma ngenza bandura urubambingwe kuko rero zarwakira oya iriya kipe urayizi bivuga sasa we mbonye n'undi mufana isimbi azaba hari kandi n'abantu yarabimbwiye ibintu bya nyashi ngo bifite bihuriye n'abantu none Kenes afite ari ni nyashi wa Gasogi niki ubyita ukushaka hari abantu bamubonye ari ku social media muza muri live azaba hari abakobwa beza ibintu byose erega nafta pati shwa kuba nafta of course mwebwe ni muze kuri 20 nimwe mwicare hariya nabwiye ushoka ufite ibibazo ufite stress ibyo byose kwavugana by'ama depression ngwino kuri stade turya umuziki turebe match ibintu bigendeza my first time to be fire nzaho ndi kumwe n'abantu banje hariya 21 ni rendez-vous duhurizo hagati ya Gasogi yakira Rayon Sport ibintu biracaba reka rero ngushimire shimira abari badukurikiye by'umwereka abakunzi bacu abakunzi ba Yawe TV mu muryango utari muto mugari dukwiye kwishimira ko tumaze kubona no kugira mbibutse ko turahari ariko ngira ngo ibi biganiro dukora umunyamakuru akaba ari hari imbere yacu ari we munyamakuru wa Yawe TV apana umutumirwa biba gake ariko ni mu bikunda biri buze kuba kenshi cyane bo muzatubwira ni mutubwira ko ari sawa tuzakomeza kuza mu bintu bigiye bitandukanye mu biganiro mu makuru nibaza ko turi hano ku bwanyu slogan ni there for you ngira murabyumva ariko ni hano ku bwanyu reka rero mbashimire nshimire we watugejejeho uko ubyumva nshimire wari uteze amatwi abantu babyumve neza tutarasoza ntabwo ariko turanigisha n'inshingano zacu nk'itangazamakuru turigisha tukabahereza amakuru ndetse tukanaba entertaininga icyo dukora hanga mureke tubitafari rya societe aho kugira tuba bayisenya abaturage ababyeyi bacu bashaje niko bari gutera amabuye ko turi kwangiza societe nicyo gihe ngo tugaruke kandi n'ibintu bizagenda neza nagira ubyumva nabi ngo ese ngo yatwigishije ngo ibiki ngo ibyo dushaka hano ni ibikira societe ku murongo kandi birashoboka that's it yes ngira ngo rero ni naho turi buze gusoreza mu dukumbure ciao ciao peace and love